vuga ngo abayavuga bazarushaho gushayisha imbere y'Imana. Waho ukabifata nk'ibintu byoroheje. Mureke mbabwire, buriya hari igihe muri kwitiranya ibintu. Iyi si yahinduye uburyo na Satani ahindura amayeri. Ushobora kumbwira ngo kuri telefoni yawe ngo niho uri kubirebera, ngo hoya ngo ni kuri interineti, ubusambanye uri umusambanye mu bandi. Haleluya cyane we. Ukiranutse kucyoroheje. Uzi ko bishobora gutangira arudohoze ya nawe washyizemo bikazarangira udefirije. Twigeze tujya mu cyumba cy'amasengesho, Imana isaka abagore ku mitwe, aba bicaye muri literaniro irabasaka, ikora umukwabo, iravuga ngo mwese mukuremo ibitambara. Icyo twabonye, twasanze abarokore barimo indyarya. Imana iradusaka muri iryo teraniro, ivugiramo amagambo akomeye, itubwira ko hari n'abafite ingeso zo kurarana udukoboyi tw'iduce. Abagore, s'il vous plaît, iwawe mu rugo gitimujije ukamuraza inyuma y'urugo wambaye ikoboyi, nta soni. Ikoboyi, s'il vous plaît, undi akarara inyuma y'inzu ngo utazi ibyabaye. None turi muri literaniro ukambwira ngo nta sawa irimo. Ijwi ryambwiye ngo nimbabwire ngo ukiraniwe kucyoroheje. Mu yandi magambo, niba utazi ibyakuvanye iwanyu nk'umugore, kubivuga simuzi ngo nishyana, nta nubwo ari ugutera ibuye ku karere. Ngo harimo ngo n'urubyiruko ngo sindi mu iteraniro ry'abubatsi, haranditse ngo nuko mpanura uko nagize gute, uko nategetswe. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana nawe, zambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka 16 umurongo 1-10. Hanyuma dusenga Imana. Nitwa Kwizera Enoki, ndubatse, mfite umudamu n'abana 4. Kuva ejo ndi kumwe na bagenzi banjye turi hano, naje nturutse hariya mu rurembo rwa Rubavu, Paruwase n'Igisenyi, hanyuma n'itorero n'Igisenyi niho ndi. Rero Imana ishimwe, aha ijambo tugiye gusoma ryanditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 16 umurongo wa 10. Ihute muhagere, turivugeho umwanya muto. Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka umurongo 1-10, muri cyo gice cya 16 haranditse ngo ukiranuka kucyoroheje cyane, abakiranutse no kugikomeye, kandi ukiranirwa kucyoroheje cyane, abakiraniwe no kugikomeye, munyikirize ngo Imana itubabarire. Haranditse ngo ukiranuka kucyoroheje cyane, abakiranutse no kugikomeye, kandi ukiranirwa kucyoroheje cyane, abakiraniwe no kugikomeye, munyikirize ngo Imana itubabarire. Ndi gusengera aka kanya gato baduhaye ko kubasezera. Ndashimira Imana abo twabanye umunsi w'ejo, kakamenyetso murakibuka, mungere mugakore turebe. Ubwo abatari bahari bihangane muze kubabaza ngo uyu muntu ageze gutya abavuze ngo ki. Ejo twakivuzeho turanagisengera, kandi mu mariba twabwiye Yesu kudufukurira, harimo n'iriba ryo mu bitekerezo, uko twasanze burya byose bipfira hehe. Mwongere mugire gutya turebe, kandi bikirira muri uwo mutwe. Ubwo rero abatari bahari narindi kubakopeza ngo muze kuvugisha abari bahari umunsi w'ejo, babaza ngo mbese uriya muntu w'uruhu rw'inzobe yabaganirije ngo ki. Ubu rero ndi gusenga, Imana yambwiye ngo nimvugane n'iri teraniro ndibwire ngo ibyo ukora ubyita bito nabyo ni icyaha imbere y'Imana. Ibyo ukora ubyita bito nabyo ni icyaha imbere y'Imana. Ntabwo nzi umudayimoni wateye abapantekote, abarokore kugira kategori y'ibyaha. Hari igihe ujya kumva umuntu arivuze ngo ngewe ngo siniba,
ngo sinica, ngo sinsambana, ngo sindoga. Ariko nubwo udakora ibyo, ibindi wita bito nabyo ni icyaha imbere y'Imana. Kubera iki? Nasomye Bibiliya kugira ngo mwumve agaciro Imana ihereza ikintu cyose, kandi erega mwibuke ko bitangira byitwa bito bikarangira bibaye binini. Nasomye Bibiliya irambwira ngo muzibukire amagambo yamanjwe. Kubera iki Imana igeza aho ivuga igashyiramo n'ibintu by'amagambo. Oya, we wavuga ngo ntiwiba, ngo ntiwica, ngo ntusambana, ngo nturoga, none ko Bibiliya ivuze n'amagambo yamanjwe, ko wabyitaga ibintu bito ubonye atari icyaha imbere y'Imana. Bibiliya ikavuga ngo abayavuga bazarushaho gushayisha imbere y'Imana. Wowe ukabifata nk'ibintu byoroheje. Mureke mbabwire, buriya hari igihe muri kwitiranya ibintu. Iyi si yahinduye uburyo na Satani ahindura amayeri. Ushobora kumbwira ngo kuri telefoni yawe ngo niho uri kubirebera, ngo hoya ngo ni kuri interineti, ubusambanye, uri umusambanyi mu bandi. Hoya ngo nari ndi kubireba gusa, ngo ariko ngo ntabyo nakoze. Wamaze, uri umusambanyi mu bandi. Si uko bitangira mbese? Oya, Bibiliya tubwiye ngo ukiranutse ku cyoroheje cyane. Mu yandi magambo, utinyutse gukiranuka ku kantu gatoya imbere y'Imana. Imana imubara nk'umuntu wakiranutse ku kintu kinini, ariko n'uwakiraniwe ku kantu gatoya kakandi musuzugura. Ntabwo turasenga twagize ibihe byiza, Imana ikavuga ngo ndabagaye mwaraneguye. Uzi ko kunegura nari icyaha imbere y'Imana? Binditswe muri Maraki ngo amagambo mwamvuze yarakomeye. Reba abantu bavuga, bakavuga bene wabo, bakavuga n'Imana, barangiza ngo si icyaha. Yajya kwihana ngo siniba, ngo sinica, ngo sindoga, ngo sisambana, ngo ngwiki. Ibyo utinyuka ubyita bito nabyo ni icyaha imbere y'Imana. Nari mvuze ngo reka dusenge ubwo dusoje ibihe by'iminsi 3, ubwira Imana ngo Mana, na bya bindi bito unshoboze kubinesha mu izina rya Yesu. Imana igushoboze kubinesha. We kujya ubisuzugura bitangira umuntu abitinyuka. Erega mumenye ko umusore n'umukobwa bashobora kwicara bakaganira, cya kiganza uri kumutembezaho uvuga ngo ni karese, bikarangira bibyaye icyaha. Warabona abana bacu b'urubyiruko twabasengesheje akavuga ngo ngiye n'ugusomana gusa, ahubwo uwasomanye n'umusambanyi karundura. Ibyo utinyuka ubyita bito nabyo ni icyaha imbere y'Imana. Naho zasoma Bibiliya, Imana irambwira mu magambo yo muri Bibiliya harimo ijambo rivuga ngo ijisho ribi. Ijisho, none wowe ukabyita ibintu bisanzwe ngo ni gato si gute kakugezayo. Bibiliya kandi n'Abanyarwanda baravuze ngo ijisho ribi rishobora kukugeza ibwami. Kureba umwami ijisho ribi ukarimo birindurira byagushyira mu rubanza wewe. None wowe urafata ibintu wita bitoya, ninde waguhaye kategori y'ibyaha? Ibyaha ntibigira kategori, kuko Bibiliya tubwiye ngo ukiranutse ku cyoroheje, haleluya cyane, imbere y'Imana aba yakiranutse no kugikomeye. Kandi wakiraniwe ku cyoroheje imbere y'Imana iba yamaze kubara nk'umuntu wabikoze, wabirangije kera. Uwo mwicaranye mubwira ngo Imana iguhimba zo kunesha n'ibyo bito bito. Utazitahanye muri aya masengesho bitangira buhoro buhoro, bikamera nk'ibintu byakumunze. Tujye kukugurira ukabyemera nta no gusenga, nta na dawe uri mu ijuru, nta kimenyetso cy'umusaraba. Bakanywa inzoga zabo, ukanywera fanta iruhande rwabo inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri impumuro y'inzoga. Hari igihe umuzimu azagucukurira irimbi, bati mumpereze gatoya ndatangira ndi kuvanga. Utangira uvanga bikarangira uyinyoye. Ko Bibiliya yavuze ngo amagambo yamanjwe. Ntago murabona ingo zacu zisenywe n'abagenzi bacu kubera amagambo y'ubusutwa. Muvuye ngo n'ubusutwa, amagambo y'ubusutwa. Kirwa urasenya ingo z'abantu, urakomenya abantu imitwe hejuru y'ubwo bugambo bwawe. Warangiza ngo siniba, ngo sinica, ngo sindoga, ngo sinsambana. Ariko nayo magambo yo guteranya abantu n'abandi, abari bibaniye neza ukabateranya. Tukazinduka mu gitondo urukundeba ikijisho sinahabari wari usanzwe unsuhuza, naho ni igiti mu jisho wabikoze. Yarangiza yashyizeho kategori z'ibyaha. Muri iri terano twicaranye n'abantu bafite amakategori y'ibyaha, ariko nibyo wita bito imbere y'Imana ni icyaha.
ingingo Imana yibwire ngo Mana na bya bindi bitoya unshoboze kubinesha mu izina ryande ryaye. Twisoza amasengesho y'iminsi 3 nguve ngo byari bitoya. Umwuka w'Imana arakeneye ko aguhereza imbaraga zo kubinesha. Ntago mwasomye Bibiliya ikavuga ngo ijambo ryabo ngo rizaryana nk'igisebe cy'umufu. Ari ijambo gusa manwe. Umuntu ashobora kukubwira ijambo mushumba rikagucumita neza ukazarirwara umwaka ukugiye kurya ukajya uraritekereza. Pawulo yabibwiye Timote aramubwira ngo murabone Humenayo na Fileto, aramubwira ngo abo bantu bamaze kugwa babaye nk'inguge zimenetse ku bintu by'Imana. Hari n'ijambo yakubwira ibiryo wari witekeye ufite apeti ku ijambo rimwe. Mwebwe muri kumbwira ngo ni bito si gute? Kandi dusomye ngo ukiranutse ku cyoroheje imbere y'Imana aba yakiranutse no kukigize gute no kugikomeye. Mu yandi magambo uwahangara kurya igiceri cy'ijana cy'icyacumi ni bandi imbere y'Imana yakwiba n'ibihumbi 10. Ngo yarakimpaye ngo ari cyo kugura amayinite. Wose uyobewe ko Imana yaguhaye 9 ku 10, none urafata n'10 naryo urirye ubyite bisanzwe imbere y'Imana. Ngo Imana irabizi ngo nimba umugisha ngo nzakiranuka. Hera kuri ibyo bitoya. Umugisha muke Imana iguhaye ukungana kose, ubwo buryo Imana iguhaye gerageza ubukiranukemo, kubera yatubwiye ngo ukiranutse. Haleluya cyane we. Ukiranutse ku cyoroheje. Uziko bishobora gutangira arudoze yana washyizemo bikazarangira udefirije. Twigeze tujya mu cyumba cy'amasengesho, Imana isaka abagore ku mitwe, aba bicaye muri literaniro irabasaka ikora umukwabo. Iravuga ngo mwese mukuremo ibitambara. Icyo twabonye twasanze abarokore barimo indyarya. Imana iradusaka muri iryo teraniro, ivugiramo amagambo akomeye, itubwira ko hari n'abafite ingeso zo kurarana udukoboyi twiduce. Abagore s'il vous plaît, iwawe mu rugo gitimujije ukamuraza inyuma y'urugo wambaye ikoboyi, nta soni. Ikoboyi s'il vous plaît, undakarara inyuma y'inzu ngo utazi ibyabaye. None turi muri literaniro ukambwira ngo nta sawi irimo. Ijwi ryambwiye ngo nimbabwire ngo ukiraniwe ku cyoroheje. Mu yandi magambo, niba utazi ibyakuvanye iwanyu nk'umugore, kubivuga simuzi ngo nishyana, nta nubwo ari gutera ibuye ku karere. Ngo harimo ngo n'urubyiruko ngo sindi mu iteraniro ry'abubatsi, haranditse ngo nuko mpanura uko nagize gute, uko nategetswe. Rigacya yanagukoraho ngo ariko ngo no mu nzozi ngo kuboko karara kari gutembera. Waje kugira utemwa mujye murambarira ibintu biri muri iteraniro. Nari mvuze mushuba nubwo dusoje iminsi 3 ibintu ni sawa, ariko mukarambwira ngo aba bantu tubasengere Imana ibaha imbaraga zo kunesha n'ibintu bito, kuko bo barabisuzugura bakagira ngo ni ibisanzwe, bakagira ngo ni ibyoroheje. Ariko nabahaye urugero ndababwira ngo bera yaravuze ngo muzimukire amagambo yamanjwe. Muvuge Imana idushoboze kunesha. Muri aya masengesho Imana igushoboze kunesha ibyo wita bito, ibyo uba wasuzuguye. Nta kategori z'ibyaha zibaho imbere y'Imana, ntazo. Muvuge Imana idutabare. Mwongere ngo Imana idutabare. Kubera iki? No kukiranutse ku cyoroheje imbere y'Imana, abakiranutse no kugikomeye, ariko wakiraniwe ku cyoroheje imbere y'Imana, abakiraniwe no kugikomeye. Asenze mbona ingeso imeze nk'iya Karoli. Ingeso imeze nk'iya Karoli. Nibajije ngo none saba abagore ikintu bari kwita ngo nukwisanzura, ngo iyo bari mu ngo ziwabo wisanzura mu ngo ziwabo. Uzi ko umuntu ashobora kwambara igitenge n'isujipe bitagira suvetema akaba yambaye ubusa. Muvuge ngo karabaye. Ngo iyo ndi iwanjye ngo ngiye ngo ndisanzura, ngo rero ngo hari n'igihe nshobora kwambara igitenge ngo na suvetema bitagira isujipe, kandi uzakora amahano, uzatera ibuye ku karere ritanyuze no ku murenge. Kandi akabyita bito ngo ni ibintu bisanzwe.
bamuhamagara akabasohotse mu gipangu agiye ari kwirukanga imbere y'Imana ikamubona nk'umuntu wambaye, muvuge cyane, ikamubona nk'umuntu wambaye n'ubusa buri nta kantu wakinzeho. Ibyo wita ubwisanzure bw'iwawe mu rugo, kazi kawe. Ntago muziki byakoze kuri Betisheba ari kujya kongera habona atazi ko ari umugabo uri kumureba. Naho Dawidi Satani yamuhaye akazi kitwa imirimo nsimbufungo y'umuntu utasenze. Mirimo nsimbura gifungo, uburangare bwo ku maso. Betisheba ngo ariwe mu rugo, ngo umugabo ngo n'umusirikari muramaze. Yaba umusirikare yaba ari ku mission atajyayo, jya umenya aho ugarukira. Ibyo wita bitoya nabyo ni icyaha imbere y'Imana. Kuko umugabo ngo ari umusirikare, ngo nubwo mfite dushe, ngo kaba ndi mu gipangi wanjye, ngo nakogera no hanze, ariko uri nkora amahano. Urogera hanze wamenya umuzima arazamukira he? Muvuge Imana itubabarire. Mwanyemerera tugasenga tukabwira Imana ngo dushoboze kunesha na bya bindi bito. Ndimunyirarireho turi imbere y'Imana, niyerekwa nabonye. Abo tubifatanya aguruka tugusengere. Tubwira Imana ngo Mana na bya bindi bito byo mwibanga. Abantu nababwiye ngo imbere y'Imana icyaha ni icyaha, nta kategori y'ibyaha ibaho. Oya, ayo wigira yose ukeneye imbaraga zikuneshesha na bya bindi bito. Wibisuzugura ubifata nk'ari ibisanzwe, kuko wakiranutse ku cyoroheje, yakiranutse no kugikomeye. Wakiraniwe ku cyoroheje, wahangaye kuturya ari dukeya, yarya na byinshi. Uwayigurije byarangira atanayasubije, yaba umwambuzi bigakunda. Mwaregera hano hafi udusegere utubwirire Imana ngo Mana, mu mbaraga dutahana muri aya masengesho, mu maribuza gufukura, duhe n'imbaraga zo kunesha ibyo twitaga bito tubisuzugura. None icyo ngusabye Mwami, ingeso wa mubi yanyanduje, zashaka kubyuka, zirimbura zicepe, mpore nihariwe n'ibyaha. Zashaka kubyuka, zirimbura zicepe, mpore nihariwe n'ibyaha. None maso yanjye nawe munwa wanjye, mwese mushimishe uwankuye ku ngoyi, ibyaremwe byose mwese mushimishe uwankuye ku ngoyi, ibyaremwe byose nk'uwicisha bugufi, ubombetse amaso yawe cyangwa se nk'ubika umutwe gatoya, ni ikimenyetso cyo guca bugufi imbere y'Imana. Bwira Imana uko bihagaze n'ingingo zawe z'umubiri wakoreshaga ibyo wita bitoya. Imuririmbyi aravuze ngo none maso yanjye, nawe matwi, nawe munwa, mubiri we, mwese mukwiriye gushimisha uwankuye ku ngoyi, kuko kiranutse ku cyoroheje, bayakiranutse no kugikomeye. Kandi watinyutse bya bindi yita bitoya n'ibinini yabishobora. Inginga Yesu mubwire ngo noneho rero ubwo turi kugana hasoza, imbaraga zo kunesha na bya bindi bito mu izina rya Yesu, amen. Mana turagushimiye kubwo ijambo tumaze kumva n'amagambo meza y'ubugingo umaze kuduha. Turasabye kugira ngo iri jambo ryumvikane mu maso ya benshi no mu matwi ya benshi, kandi ibyo abantu biyoroherezaga byose bishakira inzira za bugufi, aka kanya turasenze ngo uhereye none bahe imbaraga zo kunyura mu nzira zikwiriye, kandi ubahe ihishurirwa ryo kumenya icyaha n'igisa nacyo. Imbaraga zawe nizirema ikintu gisanzwe,
mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen.